tumwe twasere urebye irihubwo fiyo urebye se urebye fiyo Akose bose urebye nano kuri urebye nyine mubone mwavuye cyangwa ikiye kwa nyamabondo barafatanya kandi inkuru neza byagenze tubundi njyewe naragiye ngeze kuboneho fiyo na sheri umva amatsiko ngi ntago nakwemera uri kwemera batinganye bagenzi bawe ndimo kukureka n'indakara indese wowe ukigitinganye kirekesha mubeta gaho ntaje mubeteza gakora kandi agukoma bisere sinde oya wandetse buretse gatoya mani urakoreka yego ako mukumusura nagiye we yavuze ngo twarararanye nta byabaye se wapi mwararanye akose ndeka iyo sindi bakukure ongera noneho akore n'umujepe ragaske matsiko ni CTU akose ibindi cyo kabyara simurafiki mwa ako ndeka cyubaye nyine murafiki reka nkwereke murafiki uzo muginga kumva ukuntu abaye mukunsebya mwa ningushaka nzawuti mwice matsi mwarafatanyije no kwa nyamabondo n'umugore we murafatanya mumpamagaye ngo nze njye ubugari si mwabumbaye mwarankubise mureke mwice matsi yamaye ibi ni kira yamaye do yamaye uratuma nkwe uratuma harza kumena mabya mwana amakwamena waruno nyisa mwana kongegera barimo kuyamena mwana cyo ngira mukubi cyo nge ntabwo najya kubakiza reka mbihorere nta bantu bane urimo kumfata amabya wifata amabya cyoba matari wawe barambika kwese ibindi shoka byaza ngaho njya rumurikiro usangayo ongera manukayo ngaho njye matsi manuka mwana na mani njye ndimo kwihungira mwana yangegera itakwica yangegera yakwica reka niza jya hasi fu jya hasi nyira jya hasi mureke mwana ndarushye mwana ndapfuye njye mbyane mutari bunkubite tumba nyine mbyane mubabarire mwana basi denda pfuka ova we mubabarire ngazi go urafama asori mu cyo urafama ko sibini we urafama nanjye ave mwana matsiko utabona urafama mutsi va mu modoka y'abantu nyine ni mu mujyane harahita amanuke sibini iki mani sigara kunyamura kazi asubira ureka nawe natembe sigaho Fiondeka matsi mwice have mwana have sigaho have azika sigaho mwana sigaho have mwana urase bapfaga iki ko bapfaga iki ko oya iki badafite ngo mufashe video akarambu agiye kurya ubugari nyine yanga urase wabigenze amuteza abantu musuwageje muzanye hano sha musuwageje nico bapfaga musuwageje zaraga kobone ko urafite oya uyu mukobwa bigize igitangaza ra nawe tanga kamera nkukubita ubwo bwanwa ndabukuru nguru umunyamakuru tumufate nawe uri inkingi uyu mugabo w'ubwanwa ndabukuru arirutse muzane kara kagabo oya aratakubeshya abantu mujya mu busanga mukagura indaya nk'izi ngizi
yaramwe musame ikibazo gatomo nta nyungu indaya rwose ndabona ko byamukoraho nta nyungu y'indaya zitambese buriya barimo gupfiki yaramwishe rebise bamuciye rakara ngiye guhita mbicika amufasha ubwo baramukanda yaramwishe ugiye kugira ute ngiye guhita mbicika wabikoraga ngiye guhita mbicika pe gihe kiryari esho ndahera uno munsi mitambireka ndahera uno munsi nagusubira komisi kose munsi no ariko indaya ziranyemeje we indaya ziranyemeje ni kuri aba bameze bakurivugaga ngo kubita nawe nuko mwe mu garaka gutera amabuye yababa we ubonye ibintu akoze atagaruka kanyica mu mbabari aracyari hano hafi musigaho mutamuneza we wari babwire mwawe wagiye kugurayo oya babwire babwire nk'umuntu wagiye kugurayo ku isi ya 9 bitubwire bimeze bite bire umukiriya mukuru ku isi ya 9 acururizwa buri kimwe cyose iki ni iki ibijumba n'inyumbati n'ibitoki n'ibishyimbo n'inyama z'inguru niyo babe bita ku isi ya 9 yewe ndurucaba aracyari umwana ntaga bese nk'umuntu mukuru n'ubuzima barabuhacururiza hari ubwo wahahirayo urwaye wabuhahirayo urwaye wabuhahirayo wabuhahirayo gute barabucuruza sigaho uyu rwose ngo ni umukiriya wo ku isi ya 9 wo ku isi ya 9 rata nawe ukorera ku isi ya 9 se oya ni ugucaye umuntu yigendera nyine yicabaye seta yawe ni iyihe ni akabwa gafite iki matsiko afite akantu kangana nk'akarondwe yes nubwa mbere mbonye kuri kamera nakonaga ari ubwa mbere ariko ni gake abambara kuri Kigali News abambara ku Natwe TV ubusanzwe ngewe ndi umukamizi wakamejeje kuri Kigali News ku Natwe TV n'ibindi nyakuru bigiye bitandukanye nivugira hangaha ariko n'umwana w'umukobwa biteze ni byiza amakuru ni meza ariko se wenda mbere yuko wenda bibwira abantu bakurikiye ibi uranzi wapi duhuye gutya nyine ndi kugenda bakwitane nitwa Cyubahiro okay ngiye banyita Fiona utwa nde ngiye nitwa Fiona nibyo baza abantu nitwa Fiona none se Fio Matsiko uramuzi Matsiko yego ndamuzi shara murezi yarananserereje rekada nukuri katwe twitembera gake wari unasaba ugiye he nene nagenda mu nyine ntago babashyiramo wari ugiye he nyine ndi hano muri quartier ndi kugenda gutya nyine abantu bamenyereye mbakwanya amabondo ariko nago nyihaba no siho wambonye nakoye kanyamabondo Matsiko mwafuye cyubundi Matsiko bura Matsiko ni ikibwa uzi impamvu Matsiko ari ikibwa Matsiko yagiye kuvuga ngo Fiona ngo baryamanye ngo yafashe na video ako Matsiko ni ikibwa mane gute uzi impamvu Matsiko ari imbwa Matsiko yaratangiye ngo Fiona ngo yaje kumusura ngo Fiona ngo bararanye ngari kumwe n'undi mu baby k'abantu babizi hano badukurikirana babizi cyane abantu batubonye kwa Nyamondo ashaka turugomera bwatubone bigeze babona koko n'ukuntu Matsiko mupinga n'ukuntu mvuga ngo Matsiko n'imbwa y'umutinganya uzi ko bimbwa hanze kari umuntu w'umugabo sereka nkwibariza akantu gato rambya ndimbwa man uzi se Matsiko babureka manze nkubwire muri quartier nuyemo man babureka manze nkubwire uzi ahantu ubera imbwa uzi ahantu ubera imbwa toka we wowe uri imbwa uzi impamvu uri imbwa uzi impamvu uri imbwa uretse gatoya uzi Matsiko uretse gatoya uzi umutipe muzahura agafata video mutahuye kuba muryamanye twahuriye mu nzira ndi kwigendera nko kuduhuye ntayaraza ngo Fiona ukadufate video yo gushyira TikTok nanjye ndashyuha ndajagara ndihagarika umutipe reka so kuki tuyagaritse muri toilette ukihagarika kuri impamvu nihagaritse ku rugo rwawe urayizi nugira kutagiye kwanyuma uretse mwafu muri nageze kwa Nyamondo bamuhaye bugari maze baramamagara ngo se Fio ngo ko Matsiko twetse video zawe ngo wamusuye ndavuga ati ngiye ngo natse Matsiko ahubwo twahuriye mu nzira cyangwa Matsiko kuna yari ikigwa maho n'imbwa ange urebye iri hubwo Fio urebye Fio Agose Bose urebye nyine mubone mwafuye cyabonye kiye kwa Nyamabondo barafatanya kandi inkuru neza byagenze tubundi njyewe naragiye waragiye ngeze kubona
noneho Fiona sheri umva amatsiko ngi ntago nakwemera uri kwemera batinganye bagenzi bawe ndimo kukureka nindakara indese wowe ukigitinganye kirekesha mubeta wewe ntaje ngubitetse gakora kanda gukoma wende sinde uko wandese babanye kwa nyamondo bari baguhaye akazi ngo waje kunsimbura barangije bakwereka video zanjye ngo iyo sinema kukureka nindakara tokasha nindakara ndaguko indese uzi matsiko nageze kwa nyamabondo amuhaye ubugari ngateke umutipe abonye n'inyama tinga babwira ukuntu abanyafyona rero ubundi uravuze ngo yafashe video nyina wandetse baretse gatwaye mani urakoreka yakwice nkaure ibirikira none mani matsi ndagaske ibirikira no kunkubita byanya umbaye n'amatsiko Simon yarageze ubudaga aje gukora umbarata yafara video muri mu buriri oya nje nagiye kumusura ako mu kumusura nagiye we yavuze ngo twarararanye nta byabaye se wapi mwararanye akose kuri kamera iyo ndeka iyo sinema kukure ongera noneho akore n'umujepe ndagaske matsiko ni CTU akose ibindi cyo kabyara simurafiki ma ako ndeka cyubaye reka nkwereke murafiki uzo muginga kumva ukuntu abayemo kunsebya mwa reba ukuntu mo kunsebya wamufara video mwana kana byeme gufata video nimba nayifashe namaze najya kundega nagenda ajya kundega ntabwo byeme gufata video mwana sibyo jya kundega nyine matsiko siki ahantu mvugira ngo yafashe video yego nyine we ntabwo yigeze yafashe video we yarambwiye ngo fiyo kadufate video dushyire TikTok yego ayanye nashyuha nzi ngo tuyishyire TikTok video isanzwe yego hano kamatsiko gafite video kajyana kwa nyamabondo nagira ngo bamuhe inyama bamuhe inyama noneho mva shumi yanjye sibyo bitewe kurwana ibi ni iki iyo ni sida sha iyo ni sida ngo ni sida ufite na sida gafite sida mu mugongo ufite sida urebe ukuntu ngize so ukuntu ngize ufite sida mu rutirgongo niwe yarabiretse ako mukubera biretse ntabwo byakura ko yarwaye ngo sida mu mugongo ndetse uri matsiko n'umusore mubi matsiko se kana cyatwaye nagakuri ngikuze nawe kongera guseka ma uraseka bwayo wafashe na nyamabondo marwana museka n'abakameramani biwanyu njye nuko namureka nuko ndimo kwanga kumukura wowe umva se wowe namwubashye mukubita yego njye namwubashye nk'igitsina wowe mwihorere umvuze mwafatanyije wowe mureke uranumira ngo nze kunyuga rinda umva mwibarize uretse gatoya baramamagaye rata wonze kurya ubugari hajya umuriro ntabwo waje ukabujya cyamatsiko kiri kiyambirishijwe imyenda y'abasirikare hano bageze cyangwa umutipe ngamaje kungangayishije inyama yihanagura ibyoye yego ahangije nigeze nk'uru rugo matsiko ngari yambaye imyenda ya gisirikare njye nakubaje amatsiko n'umusore mwiza umupinga iki uyu se agasore kareshya gutya ndetse n'akazi neza fresh nagakuri nta kazi ntabwo gashobora neza hari umukobwa tuhamagaye ndamuhaye se ko bavuze ngo ngo umukobwa nyine yego wambwira mwana basetse nyine uwo mukobwa katubese rimwe yego byagenze bite njye nagiye kumureba ndi kumwe n'uwo mukobwa ariko mu kujya kumureba ntabwo twararanye nawe twagiye mu gitondo twiviriye muri diru zacu noneho twiviriye ndakwasibuye dore narishuguye narishuguye reka untu ngize mwana mwagiye kwa nyamabondo
mujya kunsebya wamubonye Fiona no kwa abantu babibwira ngo narahindutse ndi wa undi sheri utarahindutse se ureba umeze ute iki ureba umeze ute ubusa umusatsi ufite n'uwuge ufite urasetse Amaye ningushaka nzawuti mwice matsi mwarafatanyije no kwa Nyamabondo n'umugore we murafatanya mumpamagaye ngo nze njye ubugari si mwabumaye mwarankubise mwice matsi kwivumbira ubugari bamamagaye baraje kwivumbira ubugari bamamagaye n'inyama ngende kamukubita nyina winyiza man wikute umugore man nyina winyiza yafatanyije n'umugore wa Nyamabondo n'umundi mugabo nahasanze ibintu iri kana ari y'abahazima akabyara nuko ndimo kukuba ako fe bundi reka tuhagarane ture ko ndesha nawe wavuze kunsumba se mugufi ngo ni mugufi ngo ni mugufi nta kibazo yego ntacyo oya magara oya hagara hano batse nagusumba shiri hagaranga hagaranga turebe yamaye ibi ni kira yamaye no yamaye uratuma mwe uratuma ufite imbara ufite imbara haruza kumena amabya mwana amakuru amena waruno yiza mwana kongegera barimo kuyamena mwana yakabanyije sigo mwana barimo kuyamena mwabarire rwose sikuru umugome mwana nagiye barafatanya mu gipangu barankubise sikuru umugome ngo nagiye kwivumbira ubugari kiri kwiriza warufashe ibiki ibiriya se ntabwo mbizi warufashe ibiki mwana niko oya mwana kwa amahoro twicare tuganire oya amatsi mva nkubwiye siyo umva se mbabwire umva mwebwe urumva reka tujye inama nk'abarya imbuto mugabanya amahane wapfuye iki n'amatsiko bambwira icyo mwapfuye muvugisha matsiko nyine nta kintu twapfuye ikintu cyambabaje cya matsiko nuko yafashe video akajya kuzirisha ubugari gutase nyine bisobanuye ukuntu yagiye kuzirisha ubugari yagiye kwa Nyamabondo amaje kujya kwa Nyamabondo ajya kugaragaza ko ngiye Fiona ngo nararanye nawe ayerekana video kandi twahuriye mu muhanda arambwira ati Fiyo kapfata tuvideo two kwishyira TikTok nanjye ndashyuha ndahagarara umutipe nkahagambiriye kuba yatujyana hehe kuba yatujyana kwa Nyamabondo ngo ajye kumuha ubugari yari yabijyanye kubirisha ubugari matsi vugisha ukuri kutarangiza urimo kumbeshye izo video nazo wajya barebe kwa Nyamabondo se ndamuze Nyamabondo ndamuze usujya kwa boss wawe tujya kujya ubugari nta mazomburiye karibwa muswa cyangwa uri bakabuna matsiko muri umuhaye ibiryo waba umushoboye matsiko umuhaye ibiryo waba umushoboye akwase bini Insabya wenda kunsebya cyoba imukubita nge ntabwo najya kubakiza reka mbihorere nabakiriye muranga reka kandi babyanze oya mureke bamukubita ntiwongeye gufata ahantu mani urimo kumfata amabya wifata amabya kwese ibindi bishoboka byaza siba uko nangegera yakwica nande gende watekwica umuntu mwana niba ndimo kugunga ndeka wibica umuntu kubera ako si mama siwamunze ngaho ngera umurikiro usangayo ongera manukayo ngaho ngera
Matse umaruka mwana. Na mani njye ndimo kwihungira mwana. Yangegera itakwica. Yangegera yakwica. Oya reka nizane. Reka nizane. Jya hasi fu. Jya hasi. Nyira jya hasi. Mureke mwana. Ndarushe mwana ndapfuye. Njye mbyane mutari bunkubite. Tumba. Nyina mbyane mubabarire mwana. Basi denda pfuka. Oba we mubabarire. Ndapfuye. Ase mwana mwazi ibyo bintu mwana. Ngende. Nimunde. Mateba, we hano mateba. Mateko. Kiragiye. Akose biniye. Ngo byababaye mwana. Byababaye byanyabyo. Twa turebe. Mani ndimo kokerwa. Karumve. Amenetse. Mani nababa. Nabishatse. Akose wowe. Nabishatse. Umva se ngobase. Bakaitasira. Tagaska. Tigiye mwana. Mukaitasi. Oya jahano mwana. Tamam. Ateye. Sen de mwana. Dagi. Ngo yosha. Azam mati. Vehan mwana vehan. Nimundeka. Umbase. Basariye nk'umuntu w'umugabo. Babrese. Nk'umuntu w'umugabo. Umbase. Ngwino. Arimo ku. Wabe hano. Isa igihe nyuma dufate neza. Dufate neza. Manuka hano. Nye manana. Ngwino. Ye ni munde. Ve hano. Arankubita mwa. Ve kutwira. Arankubita ariko. Arankubita. Reka niza. Reka niza. Urafamo. Nanda kuko. Have sigo. Urafamo. Urafamo. Asori mu cyo. Urafamo. Ngwino. Urafamo. Kose bini we. Urafamo. Nanjye. Have mwana wasigo. Utabona urafamo. Urafamo. Wewe musiva mu modoka y'abantu. Nyina ni mu mujyana arahita amanuke. Wewe fayo. Anyice. Anyice. Hago yo nibiki. Ndwaye wena na. Ameno kukwegera. Ameno musaya. Akabyihorera man. Naro. Nanya afata se. Nanya ayasyonyore nanya. Nyine ngiye nasabye imbabazi. Wabyihoreye. Cyuba. Ngiye nasabye imbabazi. Siki. Buretse mu bazirata. Siki kutemera ko nsebe. Umbarata sita. Nk'umuntu urumva. Nk'umuntu uzaba umubyeyi. Kwifata ugakanda ubugabo bw'umugabo. Nta kibazo. Akose ibindi iki. Mane. Sigara kunyamura kazi. Asubira. Agureka naho nabimbe. Naho. Sigaho. Fiyondeka. Nkwici. Have mwana have sigaho. Have. Azika sigaho mwana. Sigaho. Have. Have mwana sigaho. Nawe ndeka uyansebe. Icyo umuntu ureba nakazi. Wamukije. Wewe wamukije. Kamera hasi. Sigaho mwana. Mati waransebe. Wanyije koga n'igisi. Sigaho mwana sigaho. Oya. Wowe waretse umuntu warasaze wowe se imbabazi mwana se imbabazi hano wowe wamuretse uramubaza iki wamuretse ubundi wamuretse twe mwana umva se nyemera umureke sibyo hani matsiko ni idage urumuramuhora iki ubundi Matsiko. Uramuhora iki? Matsiko yankoreye amakosa. Matsiko yarambeshyeye. Yego. Ngo twararanye. Akubeshyera. Afata video z'ahantu nakoraga zanjye. Yego. Azijyana ahantu nakoraga kuko naho hari cana. Yego. Kugira ngo bamushime. Yego. Aho nk'abafana banjye bamenye ngo uzambeshyera wese. Muri wese. Akose. Akose. Nagaske. Mwanje narushe man. Masi waza kurwana man. Yeah. Umbas.
Yarambeshye. Wewe icyo ngo oya byakira umva uyu mukobwa ubugari aramubeshye kuki Natanze umusuwagege. watanze Ngo umusuwagege. Yego. Aje kumbeshyera. Agenda yakubirisha ahantu nakoraga ngo bamuhe ubugari. kandi mwararanye Hoya. mwarakubomoye Naza hana byemeza. Ngene musane. Ngene nkazane. Ngende nkazane. Ngene nkazane. kazane Umupuru urawuzi. urawuzi Umupuru urawuzi. njye nawo nzi Niba utawuzi uzawumenya nawe. Umuntu ugana nkawe nawuzi. ibi ni ikibazo byaramo ariko ndapfuye we wakoze inkuru nyinshi yaranyishe mani uno munsi kubona bamukamera siya ntabwo nzajya gufata maracumagira mani aramvunnye urase bapfaga iki ko umusuwagege bapfaga iki ko oya ikibazo afite ngo bamufashe video akaramvunnye agiye kurya ubugari nyine yanga wese wabigenza amuteza abantu umusuwagege muzane hano sha umusuwagege nicyo bapfaga umusuwagege zana hano jewe njya mbyumva ariko bira bintu nta makosa umva kazana hano nimubakize rwose nimubakize barimo barafiki koko none umusuwagege yarawubonye yarawubonye njye nawe ntunkubitse ibyo nanjye ntacyumva nawe batwiganire bisanzwe urumva nakazane kariya kagabo umva rata uyu mukobwa Nawe tanga kamera mukubite. Ubwo bwanwa ndabukuru. Nguru umunyamakuru. Umunyamakuru. tumufate Nawe uri inkingi. kariya kagabo Uyu mugabo w'ubwanwa ndabukuru. zana kariya arirutse muzane Kara kagabo. oya rata kubeshya abantu mujya mu busanga mukagura inganda nk'izi ngizi indaya nk'izi yaramwe mutameye ikibazo gatomo nta nyungu y'indaya rwose ndabona ahubwo byamukoraho nta nyungu y'indaya mbese buriya barimo gupfukira yaramwishe reba ibise bamuciye rakara ngiye guhita mbicika amufashe ubugabo baramukanda yaramwishe ugiye kugira ute ngiye guhita mbicika wabikoraga sha nabikoraga ngiye guhita mbicika pe gihe cy'igare esho ndahera uno munsi mpita mbireka ndahera uno munsi ntabwo uzasubira kose munsi ariko indaya ziranyemeje we indaya ziranyemeje ni kuri aba bameze bakurivugaga gukubita nawe nuko mwe mugara akagutera amabuye yababa we ubonye ibintu akoze atagaruka kanyica mumbabarire aracyari hano hafi musigaho mutamuneza we ufite shere mwana na shere ngira ariko ubayeho ute najyaga nikoza imatimba ariko ndabiretse imatimba najyaga nikoza imatimba ariko ndabiretse Oya bujya ku isi ya 9. ku isi ya 9 hari ushaka umusuwagege none ubonye bimeze bite mise ninya rwose urambabaje ngwinda ntago ari indaya urabyemera Bijya tujyamana sigaho oya siko waruvuze oya sigaho rwose mumbabarira mutamuneza Indaya icyo ari cyo ku isi ya 9 bareke nagababa hasi aho bibera none se wemera kuri indaya oya ntago ndi indaya indangamiro oya n'indangamirwa nyine mamushatse gusebya abantu indangamirwa nese uzime iryo jambo ritarwana cy'ijambo indaya indangamirwa akwisi indaya gute uri indangamirwa agiye kuduha urugero rw'ukuntu yambonye nk'indaya oya musigaho rwose mumbabarire ngewe uno mukobwa ngewe ukuntu mbibonye mushobora kuba mwamubangamiye sinzi ukuntu byagenze afashe ubugabo bwe arabukana bw'umugabo mugenzi wawe kuvuga ikibazo gihari ikibazo gihari muri leta y'ubumwe nta muntu ukitwa indaya ni indangamirwa kozi yaguproject umwisi indaya kubera iki baretse gatoya njye ntago nari mpari musigaho rwose mutamuneza oya ntago namutinya ariko nta n'icyo atwaye mumbabarire buriya wasanga yari yabangamiwe kugira ngo yirwaneho uramenye tuzajya kwita umuntu indaya sibyo ndabizi neza umuntu utaguze ntago aba ari indaya sita kankwibariza ari indaya yawe bazakura burere batazawukura bazakongeremo inyinya babwire ku isi ya 9 ku isi ya 9 ntago baziho bibera nese nkaho wagiye ku isi ya 9 abonye habera ibintu beze bite bireka umva rata nkwibariza babwire n'indi zina rya kabiri izina rya kabiri
wari babwire nawe wagiye kugurayo oya bibabwire bibabwire nk'umuntu wagiye kugurayo ku isi ya 9 bitubwire bimeze bite umukiriya mukuru ku isi ya 9 acururizwa buri kimwe cyose iki ni iki ibijumba n'inyumbati n'ibitoki n'ibishyimbo n'inyama z'ingurube niyo babita ku isi ya 9 ewe ndurucaba ntaga bese nk'umuntu mukuru n'ubuzima barabuhacururiza hari ubwo wahahirayo urwaye wabuhahirayo urwaye wabuhahirayo wabuhahirayo gute barabucuruza sigaho rwose ngo ni umukiriya wo ku isi ya 9 wo ku isi ya 9 rata nawe ukorera ku isi ya 9 se oya ni ugucayo umuntu yigendera nyine yicabaye ni ku isi ya 9 n'ubundi nyine we nyine wavuze ko ku isi ya 9 acuruza ibijumba n'inyumba umukiriya wawe wa make nangahe ku isi ya 9 nawe wahabonye rata umukiriya wa makeya nangahe oya iyo ni ibanga ry'akazi ushaka kuba ko Matsiko yaguze indaye iyi ni indangamirwa nako kazaza nako karagatwa kazaza ngo ni Matsiko ni umutwa oya Matsiko yacuruzaga umusi wagiye wakabona ureka ajya kuba umutwa ni ukuri kw'Imana Matsiko tumuza wumva ko atacuruza umusi wagiye wamugize intere kumuzana Matsiko njye kumuzana wamwisha oya ntunkagisha ngo uri umunyamakuru namuzana njye kumuzana nimuzana Matsiko nabo kose umunyamakuru ko yacitse narushe manje nabo baratse gatoya ujye kumuzana yene nyimuza arirutse muzana sha Matsiko nanya ukubitari Matsiko amahengo ibi ni ibiki ufite aranaziranye ngende kama asema muranshaka wewe je nimba mbahunze mwande cyo wewe hano gahambi manje nugana ariko nyuma kuri kamera ya anda kuva muri kamera banyene bazabambaza uri mara manje kuri kamera njewe oya urakazuka wewe tinyi indaya ninge zikubita sha ngaho zare bamuzanye do n'umuntu uzatishije kujya ku isi ya 9 abahora n'umuhungu usa nk'uyu uyu muri kumureba uyu yacuruzaga umusi wagiye wakabona arawureka Sijya wambya nasosa swaje Johanusa yambya nasosa Siaka imikoro si yawe ni yes imikoro ni yawe oya fata mikoro yawe ni iyi Matsiko Jewe sanzwe usanga umara kuri kamera yewe ni shitani n'ubwo reka umukobwa nawe baretse gatoya fata ibyawe baretse gatoya bimeze bite ni byiza ni amahoro reka njye nkwibariza ijambo nitwe isaga abandi kuri Kigali n'ubuzima bwa baranze none se urimo urarwanira iki Matsiko yaransebeje ngo Matsiko yansanze ku isi ya 9 nganjyaniwe mwapfuye amafaranga ibyo nkubasa insubiza nakubajije ngo Matsiko mwapfuye iki murimo bararwana aje mu kiganiro urumva nyine kuri kamera twaje kwisura abaturage bakatabaro ngo bameze gute bameze bate Matsiko murimo murapiki Matsiko uzi ikintu turi gupfa Matsiko abantu baramagaye ngo ninze ngo turye ubugari n'inyama yego noneho ngengeho bari gukora ibiganiro hano ngezeyo nsanga Matsiko yahindishije ngo yaryamanye na Fiona noneho ngo Fiona ngo yafashe video ziwe ngo baryamana yego sibyo ngo noneho ngo amaze kuryamana na Fiona ngo yansanze ngo ku isi ya 9 ngahansanze ngasanga mbona undi mukiriya ngo turajyana noneho ngo Matsiko we ngo nzingiwe ngo nzayo ngo ninjoro kuko Matsiko yemeza ko twararanye yego kiyera ku nkora utatugonga ntago batubasha aka nawe uriyumva nawe ka nese imodoka yakica umuntu igendera ku butaka hagenzaho nyinshi wose uri mu kirere none se kuki imodoka igendera ahantu kuki imodoka igendeye hano haciye izindi njyewe tangaza ibyo bakubashije ibyo bambashije nawe nutsakurize ngo nukuri umunyamakuru nanjye nago wankanga
nta ntambara uretse nta ntambara dushaka ntago wambasha ntago wambasha niyo wankubita nakiruka unkubise nakirukanga ndetse ntibabonye nkubita umugabo nta ntambara dushaka uzi se ushaka kuzajya kunkubita nkirukanga kubera ko babona ko narushye narwanye n'amatsiko bazakurabure rero noneho cyamatsiko kagiye kuvumba ahantu ubugari batakubita n'akazi ko mu rugo reka da mbura amatsiko ugiye matsiko ugiye kwa nyamabondo wasanga ko ari umukozi wo mu rugo weho ngiye reka ibyo nzabimwibara matsiko akora akazi ko mu rugo matsiko yarakurongoye twabonye amavideo mu buriri arimo aragusa hari video matsiko nago yagezayo matsiko nago yagezayo agakaye mu twane ikimuye ikintu dupfuye matsiko nago yagezayo nago yagezayo undundurose nese ubundi bwobona matsiko bitewe no nge nahuye n'abantu wewe bw'imbwa amazina yazo matsiko nago yagezayo nakabwa gafite iki matsiko afite akantu kangana nk'akarondwe nabereke sinzasubira kwigamira uzi si impamvu matsiko buriya yagiye ngo ku isi ya matsiko ngo yagiye ku isi ya 9 hano matsiko ahantu akorera amabara ngasanga n'undi mu baby ngadukunda twese yego muri babiri iyi ngatujyaniwe ariko mu by'ukuri arabeshya we yagira ngo ajye kwivumbira ubugari twahuriye mu muhanda twiviriye mu byo twiviriyemo avuga se ntabwo tugifatanyije ariko nge nawe tunafatanyije twateramo umuhanda tugatera imbago ugatwara icyawe nanjye ngatwara icyanjye ibyo rero n'uruca abana natwe turabizi ntabwo turi mu mahanga reka nkwibarize nk'umwana ukiri mutoya urumva ukiri mutoya ubu ngubu umugabo wakomeza yameze ati ibyo byo n'uruca abana ku buryo wumva rwose kwemera ibyo byo n'uruca abana ikintu cyarangaje cya matsiko nuko yagiye kuvumba ubugari shaho umuswera avuga ngo Fiona ngo yamuraje umuswera cyamatsiko ni ikirayi cy'ikigoge matsiko amenyereye kugura nawe namenye ubweko yamenyereye umusuwagege w'akabuno niwe matsiko yamenyereye ese matsiko ntabwo yakubasha mwana oya kereka ahuye n'umutipe mugenzi wawe akubita mu kabuno nyine matsiko muraranye matsiko ntabwo wanyurwa namuha nyina